Yes, muraho. Ni Inzozi TV1. Twongeye kugaruka hano tumuhamagara gukora subscribe, ugakora share, ugakora like maze tukomeza kesa imihigo. Twifuza ko nibura tuzagira uyu mwaka warangira dufite subscribe 1000. Bidufashijemo byakunda, ariko utabidufashije ntacyo twageraho pe. Singiye kwirarira ngo ubeshye, ntacyo nakubeshye. Singiye kwirarira kuko niwe imbaraga zacu, ni wowe ngufu zacu, ni wowe nkingi ya mwamba hano ku Inzozi TV1. Uruwa gaciro rero niyo tubabwira ngo dukore subscribe, dukore share, dukore like, dukore utange comments maze dukomeze turubukombe natwe tubashe kugezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Aha rero kituzanye namarira gusa, kituzanye namarira, agahinda n'ibindi bisa bityo, nta kindi sibanga. Ikituzanye ndashaka kwibariza abantu bamwe na bamwe mu bayoboye isi harimo Leta Zunze za Amerika, harimo ubwo Burayi, harimo ibyo bihugu bya Aziya nk'Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu bikomeye biri hanze hano. Ndagira ngo mbibarize, ese ibiri kubera muri Gaza murabibona? Ibiri kubera muri Gaza murabibona? Ibi bintu biri kubera muri Gaza mwabifashe minnego kandi abantu barapfa. Ejo muzamutanga excuses nizo mwatanze ku Rwanda muvuga ngo mutubabarire ntago whatever, muvuga no sense. Ibintu biri kubera muri Gaza murabibona? Amahanga yose yahabuze ati ibintu ni genocide. Mu nteko rusange ya ONU yo ku nshuro ya 80 baravuga ngo ibintu ni genocide, ariko mushyira ibiti mu matwi. Ibi bintu bizageza he? Mudashaka kumva, mudashaka gutega amatwi. Ibi bintu bimaze kugaragara ko ababyihora bo bifite n'inyungu. Njya mvuga ngo wamwe imbaraga nk'iz'Uburayi na Amerika, hari ibintu njya mbona nkabona ibyo bintu ntabyorohera. Ariko se ko twifuza imbaraga nk'izanyu, kuki ntacyo muzikoresha ngo hagire ibihagarara? Ese ntuze perezida wa Colombia niwe wavuze ati ko se mwaba mufite abana, mufite abana, mufite abuzukuru, mufite abagore, mufite iki? Niba abantu bafite, kuki mutamenya agaciro kabo kugira mubone abana, imfubyi, ibimuga byose bipfira hano muri Gaza? Ibi byose ubona, reka mbikwereke neza, ibi byose uri kubona ahangaha, ibi wambwira gute ko atari genocide? Ibi ngibi uri kubona, mbwira uburyo atari genocide. Mbwira gufata, aho ufata inyundo ukayicisha umubu cyangwa isazi. Ibi birakabije. This is too much, man. Ibi bintu birakabije. Kuki bibiba murebera? Kuki bibiba tureba? Ndabaza Amerika, ndabaza perezida wa Leta Zunze za Amerika, ndabaza n'ibindi bihugu by'Iburayi nk'aba Macron n'abandi, ndabaza mu Bwongereza, ndabaza mu Budage, ndabaza mu Bushinwa, ndabaza mu Burusiya. Kuki byose biba mureba? This is too much. This is very, very too much. Kuki ibingibi biba mureba? Murashaka kuzazana excuses n'izabaye ngo rwose ngo abanyarwanda mwembi ngo turasaba imbabazi. Murasaba imbabazi zirikize? Abanyarwanda barashize barenga miliyoni, barashira murebera, muhagarariye umubatsi ibyo bita za zone turquoise, ntazi n'ibyo ari byo, mwarangiza abantu bagashira mureba. Hanyuma murasaba ngo imbabazi. Apologize for what? Ibyo bintu ntabwo tubyumva. Mureba ibintu, imiriro y'ibiturika muri Gaza, imfubyi, abana, iki, dore inzara bishira bamaze, abantu babuze uko nayo kunywa. Ngo Isiraheli mushobora kuyivuga, kuki mutayivuga? ikosa
rihanishwa irindi cyangwa bigenda gute? Abanyapalestina baravuga ati twebwe icyo dushaka, abanyapalestina baravuga ati twebwe icyo dushaka ni ukwishyira tukizana, mukareka kutuvogera, mukareka kutwica nabi, mukareka kutugira dute, utwo bagize dute. Ariko mwebwe ngo ntimubashaka inyungu z'impande zikurikiranwa n'umuntu ku giti cyangwa n'ibihugu ku giti cyabyo. Ibyo bigahonyora uburenganzira bwa muntu, bakica, bakarimbura, bagasenya, ntihasigare n'ibuye rigeze ku rindi. Ibi nta turabyamaganye kandi turabihakanye. Umuntu wese ujya muri comments agira icyo avuga kuri iyi video maze ambwire ngo ibi bintu ntabwo bikabije, ibi ntabwo bikabije, urabibona ntabwo bikabije. Ibi bintu birababaje kandi biteye agahinda. Hamwe n'ibyo ndagira nkubwire ngo rwose nk'intera imwe nk'isi yose, tanga subscribe yawe, ukoreshe ukora like, ikiganiro kigere kuri benshi. Murabizi ko ibiganiro nk'ibi YouTube nishobora kubihemba kubera ko harimo kumena amaraso no kwangiza inyoko muntu, ariko ndagira ngo mubisangize n'abandi bose bajye bamenya akarengane abantu bari gukorerwa. Isi igiye kwitegereza ntabwo wamenya uburyo yubatse ku nyungu za bamwe gusa, ntabwo yubatse ku nyungu rusange. Isi twayiremewe kugira tuyisangire twese, ntabwo twayiremewe ngo yiharirwe n'abantu bose. Perezida wa Colombia yabigarutseho, Slovenia, president wa Slovenia nawe bigarukaho, South Africa nayo nuko yabivuzeho. Burkina Faso abivugaho, Traoré nawe yabivuzeho. Yego na Macron nawe nubisha bivuga, ariko sabivugaho gute? Abivugaho gute ko tutabona reaction? Ibi ntabwo ari byo. Uburusiya burabivugaho buterekana reaction. Abantu barapfa, abantu barashize, murarebera. Ese ubu muzabwira iki abandi? Ariko ibyo bintu bigeze ku mwana wawe wavuga iki? Wakumva ari sweet, wakumva ari akabombo uri kunyunguta. Ibi bintu ntabwo ari fair. Umuntu wese ufite icyo yakora ku isi yagikora, yumva yagikora agikora, ariko amahoro aboneke muri Gaza. Reba inyota, inzara, kwicisha abantu inyota n'inzara nihe atari genocide? Kwicisha abantu ibiturika badafite imbunda, badafite iki, nihe atari genocide? Urafata ibintu ukabishuka abantu, ukaza bamara kubakusanya ukabarimbura, wamara kugira ibi bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza habe na gake. Hamwe n'ibyo rero ndagira nkubwire mugenzi wawe, kora subscribe niyo nkunga tukwisabiye. Twifuza ko uyu mwaka washa turi 1000, tuzabigeraho gute tubona mudakora subscribe? Inkunga tubisabiye niyo. Komeza usana ku Nzozi TV wano, maze utange igitekerezo cyawe, ukore subscribe, ukore share, maze tukomeze tuganire. Rwose nta kintu kizateza imbere cyetse mwebwe. Ndabibabwiye pe, buri muntu wese ufunguye ino video ajye yibuka gukora subscribe. Yewe hanyuma rero reka dukomeze tubabwira ko icyo twakifuza kubagezaho ni ukurwanya akarengane no kurwanya ihohoterwa ku isi, urugomo n'ibindi bisiganisha kuri jenoside. Mwebwe rero nk'abari hano rwose abanyarwanda twe twabonye akaga k'ibyo bintu, ntabwo dushaka kongera kubibona aho byaba hariho hose ku isi. Umusaza bati hano hakurya Kongo ntidushaka kubona, ntabwo dushaka kubona hakorerwa jenoside. Kumva nibyo rero no muri Gaza rwose intera imwe. Dore ko n'igihugu cyacu cyafashe iya mbere mu gutanga inkunga yo guha abantu bari kwicwa n'inzara muri Gaza. Mwibuka amatoni u Rwanda rwatanze, nuko rubuza agaciro, nuko rwumva ububabare, nuko bwaciye muri iryo shyamba ry'inzitane, nuko rwaciye muri uwo mwijima, rurabyumva neza. Ndagira ngo umuntu wese mu gihugu cyose kibyumve cya understanding that's pain, right? Understanding that's pain, right? Ubwo ibyo byose bizadufasha kurwanya akarengane ka muntu,
aha ni ku Nzozi TV1 urakora share, ukora like, ukora comments, ariko utibagiwe gukora subscribe. Mwari kumwe n'Inzozi. Ibihugu byinshi byagaragaje yuko bitewe n'impungenge y'ibintu biri kubera muri Gaza kuko biteye agahinda. Aha rero niho ibihugu byinshi bitandukanye nka za Turkey, Misiri byagerageje gufasha abanyagaza ndetse n'abanyapalestina, aho Turkey yohereje amakamyo menshi arimo amazi, imiti ndetse n'ibiribwa ku baturage ba Gaza. Noneho Misiri nayo nuko naho yafashe amakamyo arenga 350 ahetse toni 4,200 bipakiye ibiribwa, imiti ndetse n'amazi mu gufasha abanyagaza. Bigaragara ko hari ibihugu byinshi bifite agahinda n'akababaro k'ibiri kubera muri Gaza. Ahangaha rero ibyo byose ni ibintu biri kuba. Ayo makamyo ahetse yo muri Misiri ahetse amazi, ibiribwa ndetse harimo na za ambulance mu gufasha abantu bagenda bakomereka mu gutanga ubutabazi. Ubwo rero ugiye kureba usanga ari ibintu bibabaje cyane, abantu benshi batari kubona, amahanga ari kurebera, ukibaza ngo aba bantu bizagenda bite. Nukuvuga ngo rero nukuvuga iyi si yose ihaguruke kuko ibiri kubera muri Gaza byanga bikunze ni genocide, nubwo abanyiri kubyemeza mbona ntacyo babyitayeho. Mu bakomeje gufasha rero gutanga ubwo bufasha mu banyegaza harimo u Rwanda rwohereje toni 19 z'ibiribwa bigenewe abana bato cyane niko u Rwanda rwabigenje. U Rwanda rwumva neza akababaro k'ibiri kubera muri Palestina, rwumva neza ibiri kubera muri Palestina kuko ni igihugu kimwe mu byabayemo akaga nk'aka ngaka. Hamwe n'ibyo rero rwari rufashijwemo n'igihugu cya Jordani kugira ubwo bufasha bubashe kugera ku bana cyangwa se abaturage bo muri Gaza. Ibi bintu rero ni agahinda kandi ni akaga isi yose idakwiye kwicara ngo irebere. Mu minsi ishize Abayisiraheli barifashe bafata, umve ukuntu batagira umutima, batagira impuhwe, bafata imodoka zitandukanye ibiribwa za UN maze babipakira, maze barazishyiraho ibirango bya UN, bagenda bavuza amahoni, maze abanyegaza barabyuka nk'abantu bagiye gufata ibyo kurya. Maze bahageze bamaze kuzengurukwa bikanga abasirikare babazengurutse, maze batangira kubamishaho urufaya rw'amasasu, aho abagera kuri 51 bahise bitaba rurema. Ibi bintu bibabaje, ariko turakomeza tubabwire n'ibindi bintu bakomeza. Ibihugu bitandukanye nk'igihugu cya Maroc cyatanze amato yuzuye toni 180 kugira ngo babashe gufasha abantu bari kurenganira hariya. Abashinwa nabo nuko bajya bohereza ibiribwa bikamanukira mu ndege maze bikamanukira mu mitaka, none abaturage bakabifata, ariko ntacyo ubona ko abafite imbaraga nibo babasha kujya kuko nta buyobozi ntaki mu gutanga cyangwa mu kugabanya ibyo biribwa. Ubwo ahangaha rwose turashishikariza buri muntu wese wumva understanding aka kababaro, maze niho naringeze nyine boherezamo ibiturika, abantu basaga 51 barapfa kubera kushuka abanyapalestina. Ubu rero ibi bintu byose ni ibintu bibabaje kandi biteye impungenge. Ahangaha baherutse kurasa rwose ibiturika, basenya amazu, bagira gute, ukari amazu agwa hejuru yabo, niko n'abantu n'ubuzima bw'abantu butikira. Ukubona ibisasu, indege za F-16, indege za F-35 zose zirasa iriya miturirwa, ni nako ziba zihitana n'ubuzima, imfubyi, abana, ibibondo, abagore bose. Inzara rero iri hariya muri kara gace irenze ibindi byose, birenze imfashanyo zose zagezwa hariya, aho rwose nko ku itariki ya 29/2025 Abayisiraheli barashe ibiturika byinshi cyane
bica abagera kuri 88. ubwo rero abanyapalestina barapfa kandi nta muntu uri kubarengera, nta muntu bavugira, kiretse ibihugu bimwe na bimwe byagerageje kuvuga, ariko nka Leta Zunze Ubumwe na Israel ni wo mujyo wabo uri imbere cyane, aho bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe na Israel bari kwica abanyagaza ku bushake bagamije kubarimbura, bagamije kubimura mu butaka bwabo. Ibi rero babyita genocide. Ibi babyita genocide iyo wica umuntu ugamije kurimbura inyoko muntu no kumwirukana ku butaka bwe utazongera kuhagaruka. Ibyo nabyo ni ubwoko bwa genocide. ubwo rero nkuko intera ari imwe, u Rwanda rwanyuze muri ibintu narwo rubizi, niyo mpamvu u Rwanda rudashyigikiye, haba mu nama mu nteko rusange ya UN, u Rwanda ntibishyigikiye ibi bintu, ntibishyigikiye ibi bintu kuko ni iyicarubozo, ni ibintu bibi cyane bigaragaza gukuraho cyangwa kwerimina inyoko muntu. Ndahamagarira buri muntu wese utuye isi ufite umutima, ufite agahinda rwose, gusengera abanyapalestina n'abanyegaza, kandi niba hari aho wageze ryawe urihageze. Ndagusaba rero gukomeza ukore subscribe, ukore share, ukore like, utange comments kugira ikiganiro kigere kuri benshi, maze babone ububi bw'abanyayisirayeli. Bose ahari Imana izabatabara. Ciao ciao.